Ikigo cy'ibarurishamibare mu Rwanda cyagaragaje ko ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse ku kigero cy'9.7% mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka wa 2024. Imibare mishya yashyizwe ahagaragara kuri uyu wa gatatu iratanga icyizere ko ubukungu bw'u Rwanda buzakomeza kuzamuka ku kigero cya 6.6% kugeza mu mpera z'uyu mwaka. Placide Ngirinshuti araduha inkuru irambuye. Imibare mishya yashyizwe ahagaragara n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ibarushamibare statistique irerekana ko umusaruro mbumbe mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka w'ubukungu 2024 ufite agaciro ka miliyari 4,486. Umusaruro uyu mwaka warazamutse ugereranyije n'umusaruro wari wabonetse mu gihembwe nk'iki cy'umwaka ushize, kuko icyo gihe wabarwaga agaciro ka miliyari 3,904. Muri rusange ubukungu bw'igihugu mu gihembwe cya mbere cya 2024 bwazamutse ku 9.7%. Urwego rwa serivisi nirwo rwagize uruhare runini muri uyu musaruro ku kigero cya 46%. Ubuhinzi bwo bwagize 25%, naho inganda zigira uruhare ku kigero cya 23%. Imisoro nayo yagize uruhare mu bukungu bw'igihugu ku kigero cya 7%. Ivan Murenzi uyobora ikigo cy'u Rwanda gishinzwe iby'ibarushamibare avuga ko urwego rw'ubuhinzi rwatanze umusaruro ufatika mu kuzamura ubukungu bw'igihugu muri uyu mwaka. Ubuhinzi bwiyongereye ku rugero rwa 7%, ntabwo byari biherutse iyo turebye ibihembwe bindi bitambutse cyangwa se imyaka nk'itatu itambutse. Aha hanini ubuhinzi kuba bwariyongereye ku rugero rwa 7% byatewe na sezo A yagenze neza, aho umusaruro wabonetse wasaruwe wari umeze neza ku bihingwa bimwe, cyane cyane iyo turebye nk'ibigori byiyongereye ku rugero rwa 30%, n'ibishyimbo byiyongera ku rugero rwa 18%. Aha rero ibi ni bimwe mu bihingwa by'ingenzi bikoreshwa n'abantu benshi, bigira uruhare runini, ariko n'ibindi bihingwa byagiye bigenda neza. Nicyo cy'ingenzi urebye cyatumye umusaruro ku buhinzi wiyongera kuri 7%. Minisitiri w'Igenamigambi Yusufu Murangwa avuga ko guverinoma y'u Rwanda yashoye amafaranga mu buhinzi mu rwego rwo guhangana n'ibibazo byari guterwa n'ihindagurika ry'ibihe. Habayemo investment cyane and policy direction mu bijyanye na season A y'uyu mwaka, ariko na support na mobilization. Habayemo support nini ku bahinzi, habamo na mobilization cyane. Ministry of Agriculture did a lot of mobilization. Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ndetse n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ibarushamibare statistique bavuga ko umusaruro ukomoka ku buhinzi wazamutse ku kigero cya 7%, mu gihe umusaruro ukomoka mu nganda wazamutse ku 10%, naho muri serivisi naho umusaruro ukomoka wazamutse kuri 11%. Placide Nyinshuti, i Kigali.